Imikino ni ingirakamaro cyane ku bana. Ishobora kugereranywa nk'umurimo ku bantu bakuru. Ni uburyo kamere bw'imibereho y'abana. Niba umwana adakina, umurezi we ndetse n'ababyeyi bakwiye kubihangayikira. Nitwa Gariane wo muri Twiga Dukina. Uyu munsi nishimiye kubabwira byinshi ku mikino yo kwigana. Imikino yo kwigana ni uburyo bw'ibanze abana bifashisha biga ubumenyingiro bw'imibereho. Abana bigana abandi. Bashobora kuba ababyeyi babo cyangwa se abandi bantu babona aho batuye. Twebwe abakuru tugomba kumenya neza ko turi ibyitegererezo by'abana. Abana bigana ibyo babona. Imyitwarire mibi cyangwa imyiza. Abana bashobora gukina imikino yo kwigana bonyine cyangwa se bari kumwe n'abandi bantu. Iyo abana bakina, basangira ibitekerezo, bakamenya gufata inshingano ndetse no gukoresha amabwiriza bishyiriyeho. Bimenyereza kwishyira mu mwanya w'abandi, bagateza imbere urugero, kugira impuhwe, guhanga udushya, gukemura ibibazo, gutekereza byimbitse, gusabana mu ndimi ndetse n'ubumenyingiro bw'imibare na siyansi. Ndakeka ko na mbere mushobora kuba mwarumvise iby'ibi bitekerezo. Ariko se mu by'ukuri bisobanuye iki? Itegereze uyu mubyeyi muto. Arimo gukarabya umwana we. Ibi bisaba kwishyira mu mwanya w'umubyeyi ndetse no kugira impuhwe. Arimo kwishyira mu mwanya wa mama we. Noneho mu gihe yita ku mwana we, arimo kuvugisha undi mubyeyi. Arimo kunguka amagambo mashya ndetse akanagira iterambere mu mibanire n'abandi. Kwishyira mu mwanya w'abandi ndetse no kugira impuhwe ni ubumenyi bw'ingenzi mu mibanire y'abantu. Bibafasha gutekereza ku myitwarire yabo, gukemura amakimbirane no kumva ibitekerezo by'abandi. Itegereze uyu mucuruzi. Arashaka kujyana umuceri, ibijumba ndetse n'ibindi biribwa ku isoko. Aragerageza gupakira buri kimwe mu modoka ye. Ese waba witegereje ukuntu azi neza ko agomba kubanza imifuka minini y'ibijumba hasi mbere yo kongeraho imito? Aragerageza kugenda gahoro kuko azi neza ingaruka ziri mu kwihuta cyane. Ibi rero bisaba gutekereza byimbitse, ubumenyingiro bw'imibare na siyansi. Imikino yongerera abana kwiyemeza, kwiyizera ndetse no kwibanda ku byo bakora. Byasabye umucuruzi igihe gihagije kugira ngo ashobore gutwara imizigo ye ku isoko. Ariko yakomeje kugerageza. Ibihuye neza no kuri aba bubatsi barimo kubaka inyubako nziza cyane. Bafite ikibazo kimwe gusa. Umuryango w'igipangu urakomeza ukagwa. Ngaho itegereze icyo barimo gukora ngo bakemure icyo kibazo. Uyu mumama arimo gutekera umuryango we. Ariko ntibimubuza no kwitaba telefone icyarimwe. Ibikoresho byose byo mu ishuri byagenzuwe n'umutekinisiye asana ibyangiritse. Urabona ko uyu mubyeyi azi neza ko umwana we ashonje. Inzobere mu by'ubwubatsi yubakaga inzu ikomeye cyane ashyira isima hagati y'amatafari. Uyu muhungu w'umuhanga yahanze imashini yogosha yifashishije akantu kazingiyeho impapuro zagenewe ubwiherero, itafari rikoze mu giti, ahita atangira akazi ke nk'umwogoshi. Icyo mbona hano ni abana bazi guhanga udushya ndetse bafite ubumenyi bwo gushakira ibibazo ibisubizo. Imikino yo kwigana ifasha abana gusobanukirwa no guhindura isi bakikije. Mama wa Sini akora ibishoboka byose ngo umwana we arindwe COVID-19. Muri iri shuri abana barimo kwigana ari umupolisi n'umujura. Umupolisi azirika umujura akoresheje ibirere. Mfite amatsiko y'igihe bizafata umujura kugira ngo acike gereza. Imikino ni uburyo bwo kwimenyereza uko wakwibeshaho ndetse no kubana n'abandi. Byigisha abana uburyo bwo kwishyiriraho no guhindura amategeko n'uburyo bwo kwemeza igihe cyo kuyobora cyangwa igihe cyo kuyoboka. Ubumenyi bwose buba bukeneye mu mibanire n'abandi. Umunsi umwe nari ndi ku ishuri aho abana bubatse umudugudu wuzuye. Uwo mudugudu wari ufite uwuyobora ndetse n'ugomba kuwucungira umutekano. Imikino ntigomba kuba ihenze. Itegereze umubyeyi ndetse n'umwana we mutoya. Ese wabonye neza ko uwo yita umwana we ari umupira? Abana bashobora gukoresha iki giti cy'umugano mu gukora ibintu byinshi. Bishobora kuba moto, gitari,
inkoni yo kwitwaza n'ibindi byose bashaka. Aya mabuye ashobora gukoreshwa nk'ibijumba, igikombe cyashizemo ibintu cyakoreshwa nk'isafuriya. Imifuniko y'amacupa yo ishobora guhinduka amafaranga. Byose bituruka mu kwigana, guhanga udushya, kureka abana bakagira ibyo bakora ndetse no gutanga ibitekerezo byabo. Ni ngombwa rero kuvuga ko ibyo bintu mwabonye muri aya mashusho n'amafoto byari ibitekerezo by'abana. Nta muntu mukuru wabibabwiye ngo babikore. Ushobora kwibaza, ese ni ngombwa ko abana bigishwa guhanga udushya, gushakira ibibazo ibisubizo, gutekereza byimbitse, kubana n'abandi neza n'ibindi? Kubera iki utabigisha gusoma no kwandika ndetse n'imibare? Reka nkubwire ibi, nibyo rwose imikino ni ngombwa. Kandi ni ngombwa cyane kuruta gufata mu mutwe no gusubiramo ibimenyetso. Iyo abana bigiye mu mikino kandi bakagura ubumenyi mu guhanga udushya, gushakira ibibazo ibisubizo, gutekereza byimbitse, kuri iyi myaka bazaba biteguye neza gusoma no kwandika mu buryo bwubakitse cyane. Ubwonko bw'umwana kuri iyi myaka burakora cyane. Bisobanuye ko abana bakeneye kwimenyereza iby'ubuzima nyakuri uko bishoboka kose. Imikino ni uburyo buri kiremwa muntu cyiga. Mu kugira amatsiko n'ubushakashatsi, ni uko abantu bavumbuye umwambi n'umuheto, cyangwa se uko bavumbuye umuriro bakoresheje amabuye. Ni nk'uko amatara, mudasobwa n'imodoka byahimbwe. Abana b'uyu munsi barimo kuba mu isi ihindagurika cyane. Ntabwo tuzi neza rero ibibazo bazakemura cyangwa se uruhare rwabo mu bizavumburwa. Imikino by'umwihariko, imikino yo kwigana kandi yihitiwemo, iteza imbere ubumenyi ngiro umwana akeneye mu kugira imyigire irambye. Witeguye kwemerera umwana wawe gukina? Dusangiza uko ubyumva hasi hagenewe uruganiriro cyangwa se comment. Ntimwibagirwe kandi gukanda ku kazogera gatukura kugira ngo muhore mubona amashusho yanjye mashya.